muramuzi ni umukristo wacu ariko kuze kuba igitwe. Vita ni secrétaire général kuri Flash TV, ni inshuti n'umuvandimwe. Uyu ni umwana Imana yapangaye umupanga. Nipange neza. Aba ni abana bo mu rugo, ndabashimira muri iyi minsi uburyo bavyitwayemo n'uburyo batubereye abana mu rugo. Uyu tumubonye vuba aha yitwa Chantal, abandi kugira ngo murabazi, uyu yitwa Denise, uyu yitwa Espen. Hanyuma aba bandi murabazi, Espen na Yvette baravukana, ni abana bo mu rugo. Jojo muramuzi, nawe ni umwana wo mu rugo. Wowe nduha gutera agakorasi nawe mwabonye. Hanyuma mama Espen muramuzi, Alex ni musaza wanje, nabo aje n'umwana wo mu rugo. Alex ni musaza we. Hanyuma ndagira ngo mumfashe nishimire kubana n'abavyeyi, mama wa Yvonne niwo uyu turi kumwe. Umuvyeyi wacu. Hanyuma Jean de Dieu ni musaza wa madame. Ubwo rero ntabwo ibirenze ibi nabagiye kurondogora, kandi n'ubundi nafashe umwanya utari mugufi, ariko turashima Imana kandi duhaye Imana icyubahiro kuko yumvise gusenga igakora imirimo yayo. Mwese abaraha mu muryango mwarishimye n'ubu murishimye, tuzakomeza gushima. Hasigaye ndagira ngo hereze abiwacu nabo sinzi niba uyu munsi ni uwabo, ndagira ngo bagire ishimwe bashima imbere y'Imana. Amen. 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 Kandi kuzanga kwishimira kutererere nubwo umwanya ari mutoya, ariko ndabizi ko ishimwe rirerere mu mitima yacu ndetse n'imitima y'abandi bose bicaye hagati. Cyambere ndashima Imana yuko twarangije umwaka turi bazima, ndetse turangiza umwaka urugo n'undi muntu twiyongereyeho. Nishimye bikomeye. Ikintu cyanteye inteye gushima, murabizi wenda bamwe muri mwe batandukanye bari bazi ko twari tumaze hafi imyaka irenga nta mwana dufite. Cyari ikibazo kiremereye mu mitima yacu ndetse n'inshuti zacu zitandukanye, ariko ndashima Imana yuko mu mpera z'umwaka wa 2017 Imana yabonye ko igomba kudushumbusha umwana, ndetse umwana w'umuhungu twari twarasabye nk'uko twari twarabigambiriye. Tuba twaje gushima Imana ishimwe. Ntabwo nabona ibintu byinshi navuga, kandi wenda kuvuga menshi siko kuyamara. Ishimwe tuzahora turivuga buri munsi. Ndashimira abantu bose bambaye hafi. Ntabwo navuga ngo barangize, hari abansengeye abo nzi n'abo ntazi, hari ababashaga kunsengera bakabimbwira ndetse bakabinyereka, hari n'ababashaga kumbwira bati dufatanye dusengere iki kintu, hari abazaga bakagera mu rugo bagasenga. Benshi batandukanye, abo bose ndabashimiye. Imana yo mu ijuru izabaha umugisha. Ikindi, hari abantu benshi navuga hano barimo Pastor Mbonigaba, ariwe pare wanjye, yambaye hafi cyane. Yambaye hafi muri iyo myaka yose, igihe cyose nacikaga intege yaranyegeraga akamba hafi akampumuriza, mbese yambereye umubyeyi cyane. Ndamushimira Imana yo mu ijuru umugisha. Ikindi ndashimira nubwo mwabonye twatambukije bamwe, ntabwo ari uko abangaba ari bo bakoze ibikomeye kurusha iby'abandi, ariko abo wenda nabo nabashije kugenda nandika ahantu havuga ngo uyu muntu kuba wenda yarampamagaye ndi mu gihe kigoye, kuba yaransuye, hari abo nagendaga ndwara bakandwaza,
hari abo nagiraga ibibazo bakamba hafi, wenda abanatambukije si kuvuga ko aribo b'ingenzi cyane, mwese ndabizi buri wese uruhare yagiye agira. Ndashimira n'abandi bantu benshi batandukanye barimo Mamanana nubwo atahagurutse ndabizi ko yashimye, niwe nabasha kuvuga kuko nawe yaramfashije cyane, ntabwo nareka kumushimira n'umuryango we wose wambaye hafi, barimo ba Papa Keza bagiye bakuba hafi, bakaba hafi y'umutware wanjye. Ndashimira n'abaririmbyi muri rusange nabo bambaye hafi. Nkongera ngashimira umuryango wa muramu wanjye Etienne nawe yatubaye hafi, akunda kunsetsa akantera morale, umunsi abona umuntu yihebye akumva hafi n'umudamu we, bamba hafi uburyo umuntu atabasha kuba yabivuga. Rero ndabashimira mwese, Imana ibahe umugisha. Sinzi niba kenshi hari ijambo yavuga rigufi ko niba ntaryo. Murakoze kuduha ijambo. Reka mbwire umuntu wenda uzi gusoma nsome ijambo ryo muri Zaburi 127 no kuri 3. Umuntu wihuta kandi uzi gusoma Bibiliya asomere iryo jambo. Ijana 27 no kuri 3. Dore abana ni umwana uturuka ku Uwiteka, imbuto z'inda n'izo ngororano atanga. Amen. Komeza umurongo wa 4. Nk'uko imyambi yo mu ntoki z'intwari iri, niko abana bo mu busore bamera. Hahirwa ufite ikirimba kibuzuye, bameze batyo ntibazakorwa n'isoni, kuko bazavuganira n'abazi babo mu marembo. Amen. Murakoze. Ndashima Imana umwanya ari mutoya, ariko kuba hano kwacu nuko baturaritse ngo tubane, si uko tudafite ahandi wenda twari gushimira, ariko reka tuvugire naho kuko abana batuzirikanye bakunda ko tubana. Imana ibahe umugisha. Ndashima Imana wenda mu magambo umwanya ihanganiraho gatoya umushyitsi, ariko nkunda kubahiriza gahunda nanjye itumiye nsomera ijambo. Habayeho igihe tumenyana nawe kwa Simoni, wenda abantu bose ntibamuzi ariko niwe manyana yaje. Tumenyana tutari tuziranye, banjanira umwana bageze mwihangane n'ukuri guseka ntabwo ari guseka, ariko agezeyo hasa naho habaye ikibazo. Ariko icyatumye nshima Imana cyane, cya mbere nshima nta kibazo kigeze kiba hagati yacu nabo, tubana neza, turaguma turakundana. Ari ikintu cyambabaje umunsi umwe bituma nkomeza guhiga imihigo. Buriya guhiga birihuta, ariko guhigura ibipfa kuza. Narahize ndavuga ngo Mana nukora iki kintu nzagushima titaye aho nzaba ndi hose, nzashima Imana. Niko kuko ngona mpagaze hano, ntabwo ari ubushizi bw'isoni, ariko ni ikintu Imana yankoreye gikomeye. Hari umunsi nababaye nari mvuze, umubyeyi we yaraje ageze hano aravuga ati ndagushaka. Yaraje ku bukwe kuko muzumva bashingiye undi mwana, ariko bagishingira undi mwana nahise nkiga umuhigo, mbwira Imana ngo Mana bariya abana bakihagera bazabusare. Ndashima Imana kuko yabikoze. Hanyuma umuze haje aravuga ati ndagushaka. Yaraje mu bukwe ariko aravuga ati ukeze ndagushaka. Naraje turabonana tuvuganaho gakeya, aza mu rugo na mukecuru munyihanganiraho gakeya, aza mu rugo na mukecuru turabana, baba mu rugo turaganira. Muze arambwira ati nagize agahinda numva nta wundi nagatura ni wowe. Umunsi Imana yandije ibyishimo arabimbwira, arangije kubimbwira ndamubwira nti ibyo bintu uvuze nkubwije ukuri ko abana bazabyara. Ati batabyaye ko mfite amakuru y'ukuri ko batazabyara, ko bitazashoboka. Ndamubwira nti nanjye mfite amakuru y'ukuri ko Imana twizeye izabaha umwana. Arangije kugenda narishimye ndavuga Simoni ni imfura, nta wundi yabibwiye, nanjye nta wundi nabibwiye, kandi byari bibabaje cyane. Iyo umuntu yagize ikibazo
ntabwo ari kiriya kibazo gusa kiza, hazi inkurikizi zacyo kandi nizo zibabaza. Amagambo hirya, ayandi hino, ayandi imbere, ayandi inyuma, ariko hagati aho twayahagazemo neza. Ndashima Imana kuri uyu munsi kuko duhagaze hano duhigura umuhigo. Nari naravuze ngo iri jambo hari n'irindi nasomye, Imana iri jambo amagambo arimo hano yose ni ukuri kw'Imana, kandi ukuri kw'Imana si ikinyoma kandi ndigusubira inyuma. Imana tubwira si Imana y'amagambo iza yita ku magambo ngo abantu bavuze, reka da irakora ititaye ngo wavuze nguzibi ufite ubuhanga oya, irakora. Nari naravuze ngo iri jambo nzajya ndisoma buri munsi, kandi Mana tubeshye ni ijambo ry'ukuri, ni ukuri. Imana yari yumfashije ndarisoma mu gitondo nkarisoma, niba ntanarisoma kavuga ngo sinasomye Mana, ariko bya jambo rivuga gutya na gutya. Ndashima Imana kuko uyu munsi mpagaze nta gitutsi. Ibitutsi baradututse bihagije, ariko ntibyigeze bidukura umutima ko twari duhagaze ku rutare. Urutare ni Yesu. Uyu mwana nigeze kurota umwana w'umuhungu, ndota n'imyenda yambaye, kandi ndangije nahise mpamagara Ivona wenyine ndamubwira ngo Ivona, narose umwana w'umuhungu wambaye umwenda uyu n'uyu, ntituzi amazina y'imyenda ariko hari akazina nari nzi, kandi uwo mwenda nahise nk'umuntu. Imana yacu ntizibeshya kandi ntizigendera ngo ntizireba nk'abantu ngo irebe ngo uyu wenda abantu ntibonera ngo wenda agaciro, ariko Imana siko imeze. Haleluya. Ndashima Imana kuko uyu munsi yaduhaye umwana, twarishimye. Ndashimira aba bana kwitwara neza. Imana yampaye abana b'ubwenge bakuru, batari bakuru ku myaka ariko bakuru mu bitekerezo. Ndabashimiye, Imana ibahe umugisha kandi muzakomeze mukomere gutyo. Ndashima Imana yaduhaye umwana, uyu munsi tukaba duhagaze dushima Imana ko tumufite. Ndashimira abantu bose, ndashimira uriya mwana mukeba wa Ivona waje, yaranshimishije cyane. Imana ishimwe. Imana imuhe umugisha. Yarazaye njya kumusura kuko ni umuhigo nari nahize nawe, ndavuga ngo niwe zaje gusura wa mbere kuko ariwe wabyaye imbere, ariko ndamushimira uko yitwaye mu rugo. Ndashima Imana ko hari ikintu ndi gusaba Imana muzabifashemo. Nabwiye Imana ngo Mana Simoni ntakagira icyaha tutarabonana, ngo ibyo namubwiye abikoze hino. Imana ifashije akaza, ndayishima. Ndabashimiye abantu bose bagize umutwaro w'aba bana. Hari ukuntu nazaga mu gitaramo hariya, hari isengesho nagiraga, nene yavuze ngo nzajya nza uko mbonye umwanya, titaye ku isaha iyo ariyo, nzajya nza ningera hamana, nzaza nkubwirira ijambo kandi nzaruhuka ari uko ubikoze, ariko ntabwo sinzaruhuka, nzakomeza. Ni ukuri navuga byinshi, aho kenshi turaturondogora, ariko shima Imana yaduhaye uyu mwana, shima Imana yasekeje ruriya rugo, shima Imana yaduhaye kugira ngo kurondogora bifite impamvu. Warasifiwe. Nkuko nabivuze, hari abantu ntibimpagurutsa, murabizi ko icyenda tuvukana. Impamvu ntamuhagurukije nuko abarirwa hano cyane, nubwo abarirwa n'umuryango wacu. Hari Pasiteri Mboniga wase nashatse kumuhagurutsa, hari ahantu nashakaga kumuhagurutsa, protokole ntiwaze mushiraga tuti hariya, hanyuma abandi namwe mwihangane muhagarare quelque part cyangwa muhagarare hariya. Pasiteri ahagarara ahangaha, Fani nagaruha umwana hano. Sangira nayo kuko ni Imana imutanga, nagakorasi ntibatera ubwoba. Uri umutambyi, umugaragu w'Imana, twafatanije inshuro nyinshi, umutima wanjye wacikaga intege, twarabiganira. Imana ya Isiraheli aha mu ihema ry'ibonaniro ryayo, mpaye agaciro imirimo yakoze, kize hejuru gukomera kwayo, kize hejuru imbaraga zayo, buze ububasha bwayo bukomeye. Uyu mwana Imana yamumpaye
muhaye Imana mu biganza by'umugaragu wayo. Imana izafasha kumurera, Imana izamutunga, Imana izamuha ubwenge bwo kumurera no kumutunganyiriza ibintu byose nisaba, izangira inama uburyo ngomba kumurera. Uyu si uwanje ni uw'Imana yampaye kugira ngo azayikorere aciye mu nda yawe. Kuko impamvu z'ijambo ry'Imana, Bibiliya itegeka ko abantu batanga ituro ribona rigenda. Rero kubw'izo mpamvu dutanze igitambo cy'inka kugira ngo ije mu gihugu. Sinzi niba pasiteri hari amagambo yumwaturaho hanyuma dusoze amagambo nk'abiri gusa. Ndagira ngo muzamure ibiganza byanyu tumwaturiyeho ibyishimo by'Imana, tumwaturiyeho ubutwari bukomeye buvuye ku Mana, tumwaturiyeho ubwenge buvuye ku Mana, ibyishimo, uburame ndetse no gukomera no kwishimirwa n'abantu ndetse n'ibindi byose Imana itugenera tutabizi. Ibyo byose tubimwaturiye muri iki gitondo cya none. Uyu mwana ndabizi yuko ari wo mutanzi. Reka kuri we ikimenyetso cyawe n'imbaraga zawe zigende kuri we. Yabesi yarasenze aravuga ngo Uwiteka wagura imbago zanje, imbago z'uyu mwana uzagurwe none, ibyo azakora byose ubitunganye kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze mu izina rya Yesu. Amen. Arakoze cyane. Ibi ntabwo bikuraho gahunda yo gusengerwa kimwe n'abandi, kuko turi abasanzwe twari uguhigura umuhigo twahize. Kasabe ituro abantu bo mu rugo mwese mwazanye amaturo ndagira abandi batayazanye ni amahoro, ushobora kwiyicarira hanyuma dushima Imana. Murakoze kutwihangana. Murambabare hari ikintu nibagiwe kuvuga. Umunsi nari ndimo gusenga ndasaba navuga ngo Imana n'umwana umushahara w'ukwezi kose nzaba nibarutsemo umwana, kubera icya 10 gusa byose isigaye yazana mu nyubako amagana n'abashinzwe inyubako. Duhaguruka dushima Imana. Mureke twese tuvuge gusa ngo Mana warakoze. Bavuze ngo Mana warakoze. Mana warakoze. Mana warakoze. Mana warakoze. Warakoze gusetsa uyu muryango, kandi warakoze gusetsa Karuvali. Warakoze cyane. Tubikoze ku mpamvu y'agaciro umwana wa pasiteri waje hano umunsi wa mbere, kandi mu by'ukuri akaba ari umwana we wa mbere nyuma y'iminsi yose bavuze cyangwa nyuma y'ibindi byose bavuze. Ndashaka gusubiramo ikindi. Impamvu ya kabiri ni uko nk'uko yabivuze twese twagombaga guhaguruka tukabaherekeza. Haleluya. Niyo mpamvu duhagurutse twese kugira ngo twongere duse n'abaherekeje. Mu by'ukuri gahunda iyo munsi iragoye, ariko munyihanganire kubera yuko turagerageza gusa naho tuyihutisha. Munyemereye, nari natekereje gusubika gahunda yanjye yo gushima, ariko usanga hari ababyeyi deja baje, kandi icyumweru gitaha wenda badashobora kongera kuza kubera ko basengera mu yandi matorero. Muratwihanganira. Reka mbasabe bigire hafi dushima Imana umwanya muto, kubera ko nyuma yaho turaza kumva ijambo ry'Imana. Abo tubana bose mu rugo mwakwigira hafi, ndetse n'abavandimwe bagiye muza muje kudushigikira. Umubyeyi arahari, ni karibu mwigire hafi. Ntabwo reka ko turuza kuvuga byinshi, ndetse ni nkaho umuntu ashatse yagarura abantu bose bari hano, ko muzi ko abantu bagenda bahura kenshi. Basabe byondo ko mwasigaye n'abandi kugira hafi.
muhomba ari hewe muri hangana murazi ko dufite umugisha wo kuba Keza asa nkaho ari mukuru, ashobora kuba atari hano, ari muri bariya bagenda baja mu ikanisa ryabo. Umasikia mzee. Shobora wenda kuvuga byinshi ariko nje narashimye, ntabwo ndi bushime. Ndagira gusa ngo wenda sinzi niba hari umuntu mutazi cyane hano. Aba bombi ni barumuna banje, bombi arazwi muramu wanje ndetse na Byondo. Uyu mugabo nawe murabona ko ushobora kuba nawe murumuna wanje, yitwa Jack. Ari muri ya gahunda nababwiye y'abantu baje kwiga umuco mu Rwanda. Turabana mu rugo umunsi ku munsi. Hari umugabo wundi nawe yitwa Serugo Karen Manzi, niwe mushasha twazanye. Ubundi ni Shangazi, mzehe urabizi n'umukuru w'umuryango wacu. Mama uri hari inyuma ni murumuna wa mama wacu. Mukecuru uri hano ni mabukwe, ni umubyeyi wacu. Mwe turi kumwe, abandi bose twari kumwe ejo ariko bari exige kubera impamvu zindi bafite. Munyemere rero mu by'ukuri ntabwo nje mfite ibindi navuga, ariko ndi kumwe n'umuntu wamaranye n'umwana amezi 9 mu nda. Mu by'ukuri nawe mfite akazi gake y'icyo gihe kuri uyu mwana, ariko ndakeka ko niwe wari ufite umwanya munini, niwe naho umwanya akavuga. Murakoze cyane. Ntabwo icyo mvuga kuri uyu munsi. Bereshima Imana ko amashimwe amaze gutanga umuryango wa Pasiteri. Imana yarakoze gutanga umwana umuryango wa Pasiteri. Mu by'ukuri ntabwo umuntu ibibazo bari amaze kugera imyaka ntabwo ari mikeya. Umuntu yumvaga ari ikintu gikomeye, njyewe numvaga ari ikintu gikomeye mu mutima wanjye. Nabonaga rero numva agahinda karanyishe. Natutaye umuhungu wanjye ukurikiwe n'uyu nguyu kugira ngo umuntu amujyane kwa Pasiteri, cyangwa se kugira ngo umuntu akomeze avuga ngo umwana uri kumwe na Yehova, numvaga ari ikintu kigoye ku mutima. Ariko nshima Imana yatanze umwana umuryango wa Pasiteri. Imana ishimwe. N'abandi bose ababyeyi babyaye kuri Kalvari, Imana yagize neza, yarakoze. Imana ishimwe. Rero nshima Imana nk'uko amaze kubivuga, amezi 9 umuntu ari mu nda y'undi muntu ntabwo byoroshye. Mu by'ukuri ababyeyi barabizi, iyo umuntu atwite nta muntu utagira imihigo, biragoranye kuwusohora. Ntabwo umuntu guhagarara hano imbere ntabwo byoroshye, ariko ndabizi ko buri mubyeyi wose utwite niba udahagaze hano imbere azashima umutima ko Imana. Ndashima ko Imana yafashije nkaruhuka umutwaro nari mfite. Mu by'ukuri umuntu ari kubyara ari kubise, ujya uhiga imihigo. Yaba umuntu yagenda asoza umuhigo ahiga ari kubise ari kubyara, sinzi ko nta mwanya umuntu yajya abona. Nashyize umuhigo ndi kubyara, ntabwo natinze kubyara, ntabwo nabazwe mu kubyara, nabyaye neza. Ariko umuntu aba arimo ntabwo aba yoroshe, umuntu ajya ahiga imihigo kenshi cyane. Rero nshima Imana yamfashije nkaruhuka neza, nkabyara neza mu buryo bworoshye. Ntabwo nabazwe, nabyaye neza kandi mu buryo bwihuse. Imana yagize neza, yarakoze cyane. Kandi nshimiye n'abadusengeye bose, Imana yarakoze kandi nabo ndabashimiye. Nshimiye n'abandi bose babyaye hano muri Kalvari, Imana yatanze abana benshi muri Kalvari. Imana yagize neza. Rero nshima Imana, Imana ishimwe cyane mu byose. Yesu nashimwe, Yesu ashimwe. Nshimiye Imana kuko Imana yagize neza. Imana yatanze umwana muri uru rugo, numva ibyishimo byinshi. Imana nishimwe, Imana ishimwe kuko mu minsi ishize nanone umwana yararwaye wavutse. Ndashima Imana kuko Imana ari Imana kandi ari Imana y'imbabazi, yamufashije agakira neza nubwo bitari byoroshye. Ariko Imana kuko ari Imana
izikora nk'Imana, inyamaboko zose yabishoboye, Imana nihabwa icubahiro. Twongeye gushima Imana ko pasiteri yabonye umwana. Mu by'ukuri twese ababyeyi iyo tuba dufite ibibazo bibona abana, umwana atabyaye atinze, mwese birababaza, natwe byari bitubabaje, turiko dushima Imana kuko Imana yakoze nk'Imana ikamusetsa ikamuheza umwana. Imana nihabwa icubahiro, Imana ishimwe ibyo yakoze byose, Imana ihabwa icubahiro. Nibagiye kuvuga mukecuru asa n'umwibukije ngo umwana nkimara kubyara umwana yagize akabazo hano hafi ku mutima kabyimba, baramubaga. Mu by'ukuri ntabwo byari binyoroheye nanone kubyakira, nagize nk'ibyumweru 2 mujyana kwa muganga bakajya kumufukura, bari baramubaze, ntabwo byari byoroshye, kari kayizanye konyine abanje baramubaga. Nahize umuhigo nzashimira nshima Imana yakoze n'icyo gikorwa, Imana ikamukiza ubu ngubu ni muzima. Imana yarakoze. Arakoze. Ntabwo twese twavuga amashimwe ngo tuyarangize. Jyewe icyo nshima cyane, uyu ni umwuzukuruza wanjye, none mbonye iki mu Kinyarwanda akabibi cyangwa se akamwira. Ni byiza rwose kumakunguka mu muryango iyo wunguka, iyo utera imbere ni byiza, kandi rwose ntabwo ari twe tubyikorera, n'Imana ibidukorera. Tukaba dushimye rwose yuko uyu mwana yabyaye neza, kandi n'uwo yabyaye ahari. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Amen.